tubahaye ikaze mwese abari muri Afrika, abari mu Rwanda, bari mu migabane itandukanye ku mumbe w'isi. Iyi ni Duel TV. Turabasaba gukora subscribe, mugakora comment, mugakora share, mugakora like kugira ngo mufatanye natwe kwamamaza inkuru nziza, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana bwa Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Dukuze Yesu Jean Aime, ndumushumba, ndumupasiteri mu itorero Blessing Miracle Church, nkaba ndi n'umuhanuzi. Mpawe umugisha n'Imana kubana namwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Wowe uri kunkurikirana, reka tubanze dusenge dushime Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana, mbabwire na teme nahaye iri jambo uyu munsi. Reka dusenge. Mana data ushobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza uduhaye, turagushimiye kubw'iyi saha, kubw'aka gahe keza utwongereye, uduhaye igihe cyo kubaho, uduhaye igihe cyo kurama, kandi tukaramira muri wowe. Tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, hari icyo ugiye kuvugana natwe. Bana nanjye ugiye kurivuga riranduta ubukuru, bana n'umuntu wese ugiye kuryumva rigiraho rimuvana naho rimugeza, kandi uyu munsi utubere umunsi w'umugisha. Iki kiganiro kibi kiganiro kidasanzwe kuri Duel TV, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibaho umugisha. Iyi Duel TV muzajya muyikurikirana kenshi, muyikurikirana buri munsi. Hari ibiganiro bitandukanye muzajya mukurikiranaho, kandi bizajya bigiraho bibavana naho bibageza mu ijambo ry'Imana, aho ni mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, kugira ngo mwiteze imbere no mu buzima busanzwe. Imana ibaho umugisha. Ntukabure kuri iyi channel Duel TV, ujye ukora subscribe, woherereze inshuti zawe nazo zihabwa umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma mu gitabo cya Ezira igice cya 8, Ezira igice cya 8 murongo wa 21 kugera kuri 23. Umutwe w'amagambo uravuga ngo biyiriza ubusa ku mugezi Ahava, maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami, umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi, ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. 23. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Imana ihabwe icyubahiro. Nzanye ijambo rikomeye ridasanzwe uyu munsi, rifite teme ivuga ngo kwiyiriza ubusa no gusenga bihindura amateka. Kwiyiriza ubusa no gusenga bihindura amateka. Reka mvuge ijambo kwiyiriza ubusa. Ushobora kumbaza ngo niki? Ni ukwigomwa ibyo wari bufate by'umubiri uwo munsi cyangwa iyo minsi. Uwo munsi ushobora kuba umunsi umwe, cyangwa iyo minsi ishobora kuba iminsi ikurikiranye, successivement ikurikiranye, ariko iyo minsi ikaba wiyirije ubusa. Iyo wigomwe ibyo wari bufate bisanzwe by'umubiri, ubutambye igitambo cy'umubiri. Icyo nicyo bita kwiyiriza ubusa. 2. Gusenga. Pray until something happen. Senga kugeza ubwo hari ikintu kiri bube. Gusenga ni bwa buryo iyo wiyirije ukoresha uri gusenga, mu buryo bwo gusenga bwo uririmba, mu buryo bwo gusenga uvuga, mu buryo bwo gusenga emotions, mu marangamutima utavuga. Ibihana yarabikoresheje. Agishiro asenga atavuga, ngo iminwa ikanyeganyega ariko nta muntu wakumva ijwi. Gusenga uri kumwe n'abahanuzi ba Bayali. Ibi Eliya yarabikoresheje ari ku musozi Karumeli, asengana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera 850. Hari ugusenga upfukamye hasi. Ibi Danieli yarabikoresheje. Biravuga ngo Danieli yasenze iminsi 21 asenga Imana apfukamye, ngo amavi ye amera nk'ay'ihene, arakomera azana kentusi amera nk'ay'ihene. Gusenga
ushobora gusenga urambura amaboko, yego nabyo birashoboka, ugasenga urambura amaboko, icyo gitambo cyawe kikazamuka imbere y'Imana. gusenga urambaraye hasi. Ibi Morodekayi na Esiteri b'Abayuda barabikoze, ngo bambara ibigunira, bamara iminsi 3 baryamye hasi. Dawidi nawe iri sengesho yararisenze, yisiga ivu, yambara ibigunira, aryama hasi. Hari ugusenga urambaraye hasi, yego. Ariko ibi byose byongerwaho ikintu cyitwa kwizera. Iyo tuvuze kwizera rero, abantu bamwe ntabwo babyumva. Kwizera ni ibingana n'Imana iri muri wowe. Ntabwo wakwizera bingana n'Imana udafite. No. Uyu munsi iyo ugiye kubwira umuntu ngo nguriza 100,000, uba wizeye ko uwo muntu 100,000 yafite. Uyu munsi iyo ugiye kubwira umuntu ngo mfasha 50,000, nuko uba wizeye ko uwo muntu 50,000 abifite. Rero gusenga kurimo kwizera gusobanuye iki? Gusobanuye cya gitambo watambye imbere y'Imana, gusobanuye kwa kwiyiriza ubusa wiyirije imbere y'Imana, ariko gusobanuye n'ubumana ufite muri wowe, n'Imana ufite muri wowe. Ntabwo wakwizera bingana n'Imana udafite. Wizera bingana n'Imana uzi, wizera bingana n'Imana ufite muri wowe. Yego, ishoboye bingahe? Imana yawe usenga uyizera ku ruhe rwego? Ishoboye bingahe? Ni ibiki Imana yawe yakora? Ni ibihe wumva itakora? Uko niko kwizera kungana n'Imana ufite. Oh, haleluya! Ndafashijwe papa, ndafashijwe. Kwizera bingana n'Imana ufite. Yego, ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Yego, ngo Enoki yizeye Imana ngo bimuhwanyirizwa no kuba Imana imubwiye ngo ngwino twijyanire, aragenda araburaherayo. Yego, Nowa yizeye Imana atari yabona imvura na rimwe, ariko yizera ko Imana imubwiye ngo imvura izagwa, kuko Imana yaramubwiye ngo ninjye muremyi w'ibiriho, ninjye muremyi w'ibyabayeho, ninjye muremyi w'ibizabaho. Yizera Imana ko ishobora byose, muri ibyo ishobora ko yahusha n'imvura. Abazi imyaka 120. Buriya abantu basekaga Nowa, bamusekaga bafite ukuri, bari batarabona imvura igwa ivuye mu kirere. Inguje hari imigezi Imana yashyize muri Edeni, bizasaba ko ngaruka nkayivugaho, yaneteshaga Edeni, yitwa Kishoni na Pishoni n'iyindi. Rero icyo kiriya gihe babonaga imigezi, ntabwo bari bakabona imvura. Ariko Nowa yizera Imana. Yego, ngo umunsi Aburahamu ajya gutamba Isaka, ngo yari yizeye ko Imana ishobora gufata ivu yamaze gutwikamo Isaka ikongera ikavanamo Isaka mushyashya. Rero kwizera bingana n'Imana ufite, bingana n'ubunini bw'Imana buri muri wowe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batizera bingana. Hari uwizera ko Imana yamuha inzu y'icyumba na saro, hari uwizera ko yamuha shamburete, hari uwizera ko yamuha kadastre, hari uwizera ko yamuha etaje, hari uwizera ko yamuha imidugudu. Yego, hari uwizera ko Imana yamuha umwana umwe, hari n'uwizera ko yamuha abana benshi. Hana akimara kubyara Samweli yaravuze ngo wari ingumba byaye 7 kandi yarabyaye rimwe. Rero kwizera bifatanye no gusenga, bifatanye no kwiyiriza ubusa, ni ibingana n'ubunini bw'Imana iri muri wowe. Haleluya! Reka dusubire ku ijambo twasomye. Abisiraheli bagize igihe gikomeye kibi cya Nebukadinezari. Mu gihe cy'umwami Nebukadinezari yaraje asenya urusengero. Ntiyasenya urusengero gusa, atwara n'ibikoresho byose byo mu rusengero, atwara n'abatambyi, afata n'abanyabwenge bose b'i Yerusalemu abajyana i Babuloni. Mu kugaruka rero batahuka, ntabwo batahukiye rimwe. Niyo mpamvu uzumva inkuru za Zerubabeli, ukumva inkuru za Nehemiya, yego, ukumva inkuru za Kuro, hanyuma n'uyu nguyu Ezira. Buri mugabo buri umwe muri abo mbabwiye yazaga hari ikintu Imana imuhaye aje gukora. Yego, Nehemiya yaje aje gusana inkike z'i Yerusalemu. Haleluya! Hanyuma Kuro agaruwe no gusana urusengero. Yego, no gusubizaho ubwami. Hanyuma umukozi w'Imana Zorobabeli agaruwe no gusubizaho Abalewi n'abatambyi n'abakumirizi. Rero uyu Ezira we yaragarukanye inkuru nziza
yo kubwira Abisirayeli ngo birashoboka ko twava mu bunyage twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu tukongera tugataha tukajya mu gihugu cy'amasezerano. Le poste fole daize kid. Birashoboka ko twava mu gihugu cy'i Babuloni, ko twava mu gahinda tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twava mu buhunzi tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twava mu mibabaro tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twava aho barimo badusebya tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twava aho baduseka tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twava aho tudafite agaciro tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twavaho inzara itwishe tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Birashoboka ko twavaho tudafite agaciro tugasubira mu gihugu cy'iwacu. Byari bigoranye kumvisha Abisirayeli nyuma y'imyaka bamaze i Babuloni bahabwa amazi y'agahimano ngo baramanitse inanga zabo batagicuranga. Niko Zaburi ya Dawidi avuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu, inanga zacu twari twarazimanitse ngo kuko twangaga gucurangira mu banyamahanga. Ngo abanyamahanga nabo bakaza bakabishima hejuru bakavuga ngo ngaho za ndirimbo mwaririmbiraga Imana yanyu nimwongere muziririmbe, ya misirimbo mwasirimbiraga Imana yanyu nimwongere muyisirimbe, ya magambo mwavugaga Imana yanyu nimwongere muyavuge, ya mashimwe mwashimaga Imana yanyu nimwongere. Ikamubwira ikintu gikomeye Imana yavuganye nanjye. Hari ugusenga guhindura amateka, hari ugusenga guhindura ibintu, hari ugusenga guhindura ubuhamya. Uwasabirizaga ntasabirize, uwari urwaye agakira. Hari ugusenga guhindura ibintu. Haleluya! Wari isuzugurwa agahabwa icyubahiro kubera imbaraga z'Imana. Ezira wagiye guhaguruka agira amahirwe yo kwicarana n'umwami baraganira. Mwami aramubwira ngo Ezira ugiye gusubira iwanyu muri Yerusalemu, ariko birashoboka uri kuva muri iki gihugu uri mu nzira hagati ko wahura n'abanyazi, ko wahura n'ababisha. Hari ibisambo biri mu nzira, le mercenaires, abamarisenere, machineries. Hari ibisambo biri mu nzira bishobora kuza kukwataka bigatwara abagore banyu, bigatwara abakobwa banyu, bigatwara imyaka yanyu, bigatwara imikumbi mufite. Ese Ezira guha ingabo, guha abagenda ku mafarashi, guha abagenda n'amaguru bafite inkota n'amacumu, bigende bite? Ngo Ezira abwira umwami, aramubwira ngo si ngombwa, dufite Imana ifite amaboko y'Imana yacu ari kumwe natwe. Amaboko y'Imana yacu ari mu ruhande rwacu. Imana iduhagurukije iri kumwe natwe. Nuko bigenda mu nzira y'Umukristo. Iyo ugihaguruka nuko bigenda, ubona abaguca intege bakubwira ngo ntuzabirambamo, ubona abaguca intege bakubwira ngo ntuzabikomereramo, ubona abaguca intege bakubwira ngo ntibizakomera. Nuko bigenda mu nzira y'Umukristo, ubona ibicantege. Nuko bigenda mu nzira y'Umukristo, Apoloni abahari. Nuko bigenda mu nzira y'Umukristo, imbaraga ziguca intege ni nyinshi, ibishaka kugucogoza ni byinshi, ibishaka kugusubiza inyuma ni byinshi. Ariko reka nkubwire itangazo rikomeye, Imana yaguhamagaye ifite amaboko. Ezira abwira umwami, aramubwira ngo wikwirirwa uduha ingabo, dufite Imana ifite amaboko. Kandi amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka kugira ngo abagirire neza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko umwami aramubwira ngo nta kibazo, niba mwizeye Imana yanyu, niba mwizeye ko Imana yabakiza, ngaho nimugende. Batangira urugendo. Ezira twasomye igice cya 8 umurongo wa 21. Bageze ku mugezi witwa Havu, ngo babona abanzi babategeye hakurya y'umugezi. Yesu ashimwe cyane. Babona abanzi babategeye hakurya y'umugezi. Ndagira ngo ngubwire iki kintu, gusenga ntibizakuraho sida, gusenga ntibizakuraho kanseri, gusenga ntibizakuraho diabete kwiza, gusenga ntibizabuza inzara kuza, gusenga ntibizabuza abanzi kukwanga, gusenga ntibizabuza ibikuriza kukuriza. Ariko ikizagutabara ni amaboko y'Imana yawe.
lo peste for the time for the king. Amaboko y'Imana yawe niyo azagutabara, amaboko y'Imana wizera, Imana wahagurutse uzi, Imana wamenye, Imana wakurikiye, Imana uvuga, Imana ukorera, niyo izagutabara. Nta kizabuza ibisitaza kuza, nta kizabuza umushahara kuwugabanya, nta kizabuza intambara mu kazi kukurwanya, nta kizabuza abaturanyi bamwe kuguhagurukira, nta kizabuza muri sosiyete satani kuguteza muri sosiyete, nta kizabuza intambara zitandukanye. Ariko ndashima Imana zose zizaza zisanga uri kumwe n'Imana, sida izaza isanga uri kumwe n'Imana, kanseri izaza isanga amaboko y'Imana arayiruta, diyabete izaza isanga amaboko y'Imana arayiruta, igifu kizaza gisanga amaboko y'Imana arakiruta. So peste for the kine, uburwayi bw'umutwe buzaza busanga amaboko y'Imana araburuta, uburwayi bw'amaso buzabaho busanga amaboko y'Imana araburuta. Umwana wawe yaterwa n'abadayimoni yarwara, ariko ibyo bizasanga hari amaboko y'Imana. Satani azashaka ko urugo rwawe rusenyuka, ariko amaboko y'Imana azarwubaka. No pene for the kine. Satani azashaka kuguteza inyatsi ngo zitware ibyawe, ariko amaboko y'Imana azabigarura. Ngo Ezira abonye za ngabo, abonye babacanshuro baje kubategera kuri wa mugezi witwa Hava, ngo abatware bari kumwe na Ezira baramubwira ngo Ezira, andikira umwami urwandiko vuba vuba, umubwire za ngabo yatubwiraga azohereze, ba bandi bari ku mafarashi abohereze. Ngo Ezira aravuga ngo no, igihe nari ndi kumwe n'umwami namubwiye ko dufite Imana ifite amaboko. Igihe nari ndi kumwe n'umwami namubwiye ko dufite Imana ifite imbaraga. Umva kudacogora k'umuntu uzi Imana, umva kudacogora k'umuntu wamenye Imana, umva kudacogora k'umuntu uzi urugendo ari magendamo, umva kudacogora, umva kudasubizwa inyuma n'ibyo uri mubona, n'ibyo uri mubona. Ezira arababwira ngo cya gihe turi kumwe n'umwami namubwiye ko dufite Imana ifite amaboko, namubwiye ko dufite Imana ishobora kuturwanirira. Namusubira imbere gute kandi namubwiye ko dufite Imana? Ahubwo hari ikintu ngiye gutegeka mukore, ngo ntegeka ko abantu bose biyiriza ubusa, ngo twebwe ubwacu n'abana bacu n'ibintu byacu bitoya twiyiriza ubusa kuri uwo mugezi Ahava, twiyiriza ubusa, ngo dusaba Imana yacu kudutabara kuri abo babisha bari imbere yacu. Umva uko ijambo ryavuze 23, ngo nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana kudutabara, tuyinginga, yemera kudutabara. Imana ihabwa icyubahiro, yemera kudutabara. Kwiyiriza ubusa gushobora guhindura amateka. Hana yababazwaga na Penina buri munsi, ariko ngo umunsi umwe Hana ajya gusenga Shilo yamaramaje, aravuga ngo uku kwiyiriza ubusa k'uyu munsi guhindura ibintu. Ndagusaba, wari waracogoye, wari warasubiye inyuma, ntabwo ari wowe nawe, ni Satani yakweretse ubunini bw'ingabo ziguteye, wibagirwa ubunini n'uburemere bw'amaboko y'Imana muri kumwe. Yes, birashoboka ko wabona inyanja imbere yawe ugatangira kubwira Mose ngo twari kuruta ko dupfira muri Egiputa, ariko ubunini bw'amaboko y'Imana bushobora gutandukanya inyanja ukambuka. Birashoboka ko wabona ko mu butayu nta biryo uzahabonera, ariko ubunini bw'amaboko y'Imana bukakujya bukugaburira amanu buri munsi. Birashoboka ko wabona utabona inyama mu butayu, ariko amaboko y'Imana maremare. Ndiko Imana yabwiye Mose aragenda abwira Imana ngo Abisirayeli bari kunsaba inyama kandi turi mu butayu, ntabwo nabona inyama ngaburira abantu miliyoni 6 n'ibihumbi 200. Imana iramubwira ngo amaboko yanjye ni maremare, amaboko yanjye si magufi. Wowe genda ubabwire ngo ejo nzabaha inyama, zazibaha bazirye. Kandi ikintu gikomeye, ntabwo nzazibaha umunsi umwe, nzazibaha iminsi 30. Ikintu kiri unthinkable, ikintu kidatekerezwa, kidashoboka, n'iki Imana yawe yakora. Imana yawe uyizeye bingana iki? Imana yawe uyizeye ingana iki? Imana yawe wizera ko yakora ibingana iki? Imana yawe uyirebera inzira cyangwa urayireka ikishakira inzira ibinyuzamo? Ngiki kibazo cyo mwana w'umuntu. Yereka Imana aho inyura, yereka Imana aho ikorera, yereka Imana uwo yabwira, yereka Imana uwo yanyuramo. Kandi Imana saho ireba,
twebwe inzira zacu sizo nzira z'Imana, twebwe aho tureba siho Imana ireba, twebwe uko dutekereza siko Imana itekereza. Icyo dusaba ni ukuyizera ubundi igakora. Haleluya. Yabibwiye Yeremiya, iramubwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari ibibi, ni byiza. Wowe wikwitira Imana inzira ngo ariko muri ya kampani ndabona ngo ariho wampa akazi. Hari amakampani menshi kandi Imana yawe yemerewe kukwinjiza muri ayo makampani. Haleluya. Ngo ariko Mana nguriya ngo ndabona ariwe wabwira. Hari abandi benshi n'abarenze uwo uri kubwira Imana, kandi abo barenze n'uwo Imana yabanyuramo, yabakoreramo. Imana wizeye ingana gute? Ubunini bwayo muri wowe bungana gute? Ibyo yashobora gukora muri wowe bingana gute? Bingana gute? Sishaka gutandukirira ijambo. Biravuze ngo iki? Ngo nuko twiyiriza ubusa, turasenga, twinginga Imana, dutabaza Imana. Reka nkubwire ijambo rikomeye hejuru y'icyo kibazo kidasanzwe. Gifatira ibihe, gifatira ibihe. Wibwira ikibazo ko gikomeye, ahubwo bwira ikibazo ko ufite Imana ikomeye. Ropene foredre wore style kide. Wikongera kureba kanseri ikomeye. Ereka kanseri Imana ikomeye. Haleluya. Kanseri nibona Imana irahunga. Hari umuririmbyi ubiririmba neza ngo Mesiya uri umugabo w'intwari. Iyo urambuye ukuboko kwawe gusa imiyaga n'imiraba birahunga. Yesu ashimwe cyane. Mu ntambara uri mu Rwanda nazo, uri hano mu Rwanda, uri hano mu Rwanda, wihanga amaso intambara, hanga amaso Imana yarwana izo ntambara. Mu ntambara uri kurwana nazo, uri hano muri Afurika, wihanga amaso intambara, hanga amaso Imana yakuraho izo ntambara. Mu ntambara uri kurwana nazo, uri aho muri Amerika, wihanga amaso intambara. Oya, 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 hanga amaso Imana yakuraho izo ntambara. Mu ntambara uri kurwana nazo, uri muri leta iyo ari yo yose, uri muri Ohio, uri mu Bwongereza, uri muri Sweden, uri hehe, uri muri Canada, mu ntambara zose uri mu Rwanda nazo, rekeraho kureba intambara ngo ubone ubunini bw'intambara, ahubwo reba ubunini bw'Imana buri hejuru, buri kugendagenda hejuru y'izo ntambara. Imana ihabwa icyubahiro. Reba ubunini bw'ukuboko kw'Imana kuri kuremerera izo ntambara. Haleluya, haleluya. Ntabwo Abisirayeli bageragejwe gake, ariko muri buri ntambara banyuragamo Imana yarabatabaraga. Muri buri ntambara bahagararagamo Imana yariyeranjaga ikabaha igisubizo. Ntabwo Abisirayeli banyuze mu bwoko bw'abarwanije buke, ariko muri buri bwoko bwabateraga Imana yariyeranjaga ikabagira neza. Ezira yibuka ibintu Imana yakoze, bituma abwira umwami ngo si ngombwa kuduha ingabo, si ngombwa kuduha ingabo, wikwirirwa uduha ingabo, wikwirirwa uduha abasirikare. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana. Duweri TV dufite Imana, Duweri TV dufite Imana. Nzabaha ubuhamya uburyo dufite Imana. Imana ikiza kanseri zo mu mabere, Imana ikiza kanseri zo mu nda, mu muhondo z'umura. Imana ikiza, zabaha ubuhamya. Imana ikiza ibisazi, zabaha ubuhamya. Je nabonye Imana n'amaso yanjye, nabonye Imana ahantu hatandukanye mu Rwanda, muri iki gihugu, hanze y'u Rwanda, nabonye Imana n'amaso yanjye. Ubunini bw'Imana yawe, ubunini bw'uko wizera Imana, ubunini bw'uko ufata Imana, ni ko Imana izakubera, ni ko Imana izangana. Niwizera ko Imana izaguha ibihumbi 10, uzaguma ku bihumbi 10. Niwizera ko Imana izaguha miliyoni, uzabona miliyoni. Niwizera ko Imana izakuvana mu bukode, izakuvana mu bukode. Niwizera ko Imana, niwizera ko Imana yawusenga izagukorera mariage. Nibashaka bazaroge, nibashaka bazazinge, nibashaka bazagutabe, nibashaka bazakora ibingana gute, Imana yawe niwizera ko izagukorera mariage, izayikora, izayikora. Niwizera ko Imana izaguha urubyaro, ubunini bw'Imana yawe bukabona ubunini butanga urubyaro, urubyaro Imana izaruguha. Niwizera ko Imana igukiriza uwawe urwaye, nubwo baba baramusarishije, Imana yawe ukizera ko ari Imana ikiza ibisazi, Imana izabikiza. Niwizera ko Imana yawe ukorera, usenga, wizera, utangira icyacumi, utangira amaturo, utangira amashimwe buri munsi, ukayizera ko iyo Mana yawe ibasha kukuvana kuri esikariye yo hasi ikaguha promosiyo mu kazi,
poromosiyo uzayibona, kuko ubunini bw'Imana yawe buzatuma Imana ikora, buzatuma Imana ikora. Nta muntu wakwizera Imana ngo Imana imuvaniremo aho. Ntibishoboka, 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 ntibishoboka. Kwizera ngo niko kwatumye bambuka mu nyanja bameze nk'abambuka ku butaka, ngo kandi inyanja yari irimo amazi. Fotora inyanja irimo amazi. Ariko kwizera kwatumye bambuka mu nyanja bagenda n'amaguru. Jobene foredra, ngo kwizera niko kwatumye inkike z'Yeriko zirahirima. I Yeriko ngo hari hubatse urukuta runini cyane, nta winjiraga nta wasohokaga, ngo batinyaga Abisiraheli. Bahageze Imana ibwira Yosuwa, mwirwana muzenguruke gusa. Kwizera gutuma bazenguruka Yeriko. Bazenguruka umunsi wa mbere bafite kwizera, bavuga ngo Imana yacu buri irimo irakora ibintu bikomeye. Kwizera bazenguruka umunsi wa kabiri. Ku munsi wa karindwi Yeriko zirariduka. Kwizera ntabwo Yeriko zaridutse ngo bagende mu mabuye. Please, ndagira ngo mubyumve neza. Yeriko uko bazengurukaga, Imana yanyuze mu mizi ikagenda iyirigisa, ikagenda irigita. Bageze ku munsi wa karindwi ngo batambuka nko mu muhanda, bagenda nko mu muhanda. Yeriko yarigise kubera kwizera. Kwizera niko kwatumye Yosuwa Yorodani yuzura inshuro 7. Ariko Imana iramubwira ngo bwira abahastambyi baheka isanduku y'isezerano babanzemo hagati bambuke. Kwizera gutuma bambuka bagera hakurya. Kwizera, wizeye Imana yawe mu buryo bungana gute? Wizeye Imana yawe mu buryo bungana gute? Wizeye Imana yawe ko yakora ibingana n'ibyo onkle wawe yakora? Wizeye Imana yawe ko yakora ibingana n'ibyo tante wawe yakora? Wizeye Imana yawe ko yakora ibingana n'ibyo boss wawe mu kazi yakora? Wizeye Imana yawe ko yakora ibingana n'ibyo umugabo wawe yakora? Ari byo rero, reka kwizera Imana, wizera umugabo wawe. Wizeye Imana ko yakora ibingana n'ibyo umuyobozi wawe wakora? Niba ari byo rero, reka kwizera Imana, izera umuyobozi wawe, kuko umwizera ko yakora ibingana n'ibyo Imana yawe yakora. Wizeye Imana ko yakora ibingana n'ibyo fiance wawe wakora? Niba ari ibyo, Imana yihorere, komeza wizere fiance wawe. Ariko niba ureba Imana ukabona ko yakora ibirenze ibyo fiance akora, izera Imana cyane. Kunda fiance, wizere Imana cyane. Niba ubona ko Imana yakora ibirenze ibyo boss wawe yakora, ubaha boss wawe mu kazi, ariko wizere Imana yawe cyane. Niba ubona ko Imana yakora ibirenze ibyo ababyeyi wawe bakora, ubaha ababyeyi bawe, wizere Imana yawe cyane. Ezira, ndasoje, ndagira ngo sengane nawe. Ezira abwira abantu, arababwira ngo ntabwo natinyuka gusubira kubwira umwami ngo naduhe ingabo, kuko namubwiye kare ngo dufite Imana ifite amaboko, dufite Imana iturwanirira intambara, dufite Imana batwambika twemera, dufite Imana baduca ikaducira icyanzu cyo gucamo, dufite Imana bavuga ngo tuzapfa ikavuga ngo muzabaho, dufite Imana bavuga ngo ntaho bazigeza ikatubwira ngo muzababeshaho, muzatera imbere, dufite Imana bavuga ngo barasaze ikavuga ngo bahaye ubwenge, dufite Imana bavuga ngo ntaho muzagumaho ikavuga ngo bahaye promosiyo, dufite Imana avuga ngo ikiruta ibyo dusenge, twiyirize ubusa, dusenge. Nitumara gusenga Imana yacu irakora. Ngo nuko turasenga twiyirize ubusa kuri uwo mugezi witwa Ahavu. Ngo Imana yacu yemera kudutabara, yemera guhendahenda, yemera kudutabara. Si ubwa mbere mbonye Imana itugira neza. Reka nsengane nawe, fatanya nanjye kwizera. Si ubwa mbere nabonye nsengera umudamu umwe hano ahitwa mu Nzove, afite kanseri mu mabere, bayimusanzemo i Kanombe. Ndasenga Imana, randevu yo kubagwa ivaho, asubiyeho baramubwira ngo yakize. Ubunini bw'Imana nkorera, ubunini bw'Imana nsenga, reka mbuhuze n'Imana yawe. Fatanya nanjye kwizera. Imana yagukura muri icyo gisuzuguriro, Imana yagukura muri ako gahinda, Imana yagukura muri ubwo buzima, Imana yagukura muri iyo mibabaro, Imana yagukura muri ako gahinda, Imana yakuvana muri icyo cyiciro Satani yagushyizemo, Imana yagukura kuri urwo rwego ikakugeza ku rundi rwego. Imana yakora ibiruta ibyo abanzi bawe batekereza. Uwiteka we, ndagushimiye, waremye isi, urema ijuru,
wandika ikirere ntawe ugufashije. Zo ni imbaraga zawe, zo ni imbaraga zawe. Ibiva byo mu kirere, ukwezi n'izuba n'inyenyeri wabihagaritse, udasabye umufundi, udasabye umwenjeniyeri, udasabye izindi mbaraga, udasabye inkingi bihagararaho, ubimanikisha ijambo ryawe. Iyo uvuze biraba. Chopin for dries kid benefo etrase kidemo. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Iyo uvuze ngo umuntu abeho abaho, iyo uvuze ngo umuntu arya ararya, iyo uvuze ngo umuntu abyara arabyara, iyo uvuze ngo umuntu yemerwa aremerwa, iyo uvuze ngo umuntu yimize arazingurwa. Ijambo ryawe ringana n'icyo uvuze, icyo uvuze kingana n'icyo ukoze. Ndagushimira, ndagushimira, ndagushimira. Umunsi uhamagara Yeremiya ngo wamweretse inkoni y'umurinzi, uramubaza ngo ubonye iki? Waravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Uramubwira ngo wabonye neza, bien regardé, warebye neza, nguko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ko niko waremye isi, niko waremye ijuru, ubiremesheje ijambo ryawe. Ni nako wavuze mu kanwa kawe ngo tureme umuntu ase natwe. Ni nako wahumetse umwuka wawe uhumekera mu muntu. Ni nako wabwiye umuntu ngo ngibi byo biri mu isi byose byimenyereze ubitegeke. Uyu munsi wa none ndafatanya n'uyu muntu gusenga. Wari ufite ikibazo, wari ufite intambara, wari ufite ibimugoye, ndafatanya nawe gusenga. Ndizera neza hejuru y'ibi bibazo afite urahari kandi urashoboye kandi urahambaye kandi wamutabara kandi wamugirira neza kandi wamwigaragariza. Ntabwo ari njye uvuze muri uyu mwanya, niwe wavugiraga muri njye kugira ngo wongere wibutse umwana wawe, wibutse ubwoko bwawe, wibutse abantu bawe ubunini bwawe ko buruta ubunini bw'ibibazo byose baba bahagazemo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Fatanyije n'uyu muntu kwizera ko hari ibyo ukoze nyuma y'iki kiganiro, ko hari ibyo uhinduye, hari ibyo ukuyeho, hari ibyo uremye nyuma y'iki kiganiro, kandi tuzagushima kubw'izina ryawe rikomeye. Mwana w'Imana isumba byose tubyamaje mu twizeye. Amina, amina. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Wenda ushobora gukenera kumvugisha, nkoresha nimero ya WhatsApp 0724 433 665 668. Wahita unyandikira ukeneye kugira icyifuzo umbaza inbox cyangwa kugira ngo dusengane. Niyo nimero nkoreshaho WhatsApp 0724 433 665 668. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo abakurwanya batekereza. Imana iguhe umugisha. Amen, amen.